Hey guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora gufata TikTok account ukayivana kuri email imwe ukayijyana ku yindi email ushaka. Hari impamvu nyinshi zishobora kuba watuma ubikora, urugero nk'igihe ugiye kuyigurisha ushobora guhita uyivana kuri email yawe ukayishyira kuri email y'uwo nguwo mugiye kuyigura. Icyo usabwa ni ukora nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye nkakwereka uburyo ubikora step by step. Kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wibuke gukanda subscribe, niba ari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment turagufasha. Twihuse rero kugira ngo tudatinda, uraza ufungure TikTok yawe nk'ibisanzwe, urayikandaho, hanyuma numara kuyikanda urategereza akanya gatoya kugira ngo ifunguke, kuko biterwa na internet ufite cyangwa se igihe umaze uri kuyikoresha. Nifunguka uraza ukande hano mu iguni kuri profile. Ahangaha natunze agafresh, uhita uza ukandaho gutya. Numara gukandaho utegereze uhita ugera muri account yawe. Numara kuyigiramo urahita uza ukanda hano hejuru kuri tuno turongo dutatu dutambitse mu iguni ry'iburyo, hariya natunze agafresh, ukandeho gutya. Numara gukandaho uhita uza hano ukanda hano handitse ngo setting and privacy, hano natunze agafresh, ukandeho gutya. Uze nanone ukanda hano handitse ngo account, ahangaha ukandeho, ubundi utegereze akanya gato uraza guhita ugira ahantu hameze gutya. Nanone uhita uza ukanda hano handitse ngo account information, ukandeho tugera hano. Ahangaha noneho bahita bakwereka email, urabona kuri kwereka phone number, email, birthday ndetse na account region. Ikintu ukora uraza uhita ukanda hano kuri email, hano natunze udufresh tubiri, ukandeho gutya. Numara gukandaho urahita uza ukanda hano handitse ngo change email, hano natunze agafresh, ahangaha uhita ukandaho. Numara gukandaho utegereze akanya gatoya bahita bakwereka ahantu ugiye kwandika email yawe, uraza uhite uyishyiramo. Numara kuyishyiramo ukanda hano ku ibara ry'umutuku ryanditse ngo continue, nuhakanda uhita utegereza akanya gatoya bahita bakohereza imibare kuri email yawe. Urahita ukopa ujye muri Gmail yawe uyifungure, utegereze akanya gato ihita ifunguka. Muri switch iriya email mba ariyo nshyiramo, bampayeho code, simba ariyo nshyiramo kugira ngo mpite mbona code. Ukabona ko code bamaze kuyimpa, bampaye 44,65,01. Ndaza mpita mfungura TikTok, mpite nyandikamo 44,65,01. Nimara kuyishyiramo nageze akanya gatoya, ubona ko bahise bambwira ngo email changed, email yawe iba yamaze guhinduka. Niba witegereza neza ko email dufite ahangaha ari shyashya, atari nka yindi twari dufitemo bwa mbere. Ubundi buryo rero ushobora kuba wabikoramo ugahindura email iriho account yawe TikTok, ukaba wayimura mu gihe ugiye kuyigurisha cyangwa se ku zindi mpamvu zitandukanye. Witwanye muri ino video nizeye ko ukoze subscribe, like, share na comment. Niba hari ikibazo ufite turagufasha, byandika muri comment.